Abakurikiye USTV ndabashuje cyane, nge ndi Elbit, turi i Musanze, twamaze kugera i Musanze, ndi kumwe n'umwe mu bagize korali, ni n'umuyobozi ni perezida wa korali God's Garden, yabaye iya gatanu muri top 5 hit songs duheruka gukorayo mu majyaruguru. Tuguhaye ikaze kuri USTV. Murakoze cyane, nanjye nishimiye kubana namwe by'umwihariko nka korali God's Garden. Turabakunda cyane, twishimiye kuvuga namwe. Murakoze. Zirata umusaraba, wari uzi ko ari njye wayikoze? Byantunguye cyane kuko ni indirimbo yacu twakoze ndetse iranasohoka. Harya buriya twayikoze ryari? 2018? Ni hafi aho muri myaka. Ko witonze cyane ariko yasohotse no kuri perezida. Yakwitondera ari ngombwa. Okay. Hanyuma tubwira amazina na korali, ubibutsa ahantu ibarizwa God's Garden. Okay, amazina n'ubundi ni Nikuza Samuel. Nkaba ndirimba muri korali God's Garden. Ni korali ifite ibigwi, yatangiye mu mwaka wa 2004. Ubu ngubu ikaba ibarizwa muri Asa UR Kavemu hano i Busogo muri Universite y'u Rwanda, ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi. Asa harya ubundi bisobanuye? Ni Adventist Tour Association. Okay. Hanyuma ubu ni ibihe bikorwa mumaze gukora? Mufite amarubumu se hanze cyangwa ni video kuri mugenda musohora imwe bisanzwe? Ibikorwa birahari. Nka korali urumva yatangiye 2004, ntabwo twaba twicaye gutyo gusa. Kugeza ubu ngubu tumaze kugira ama audio 5 ari hanze ndetse na video enye. Kaba hari indi iri muri studio irimo iratunganywa yitwa Ngumana. Kazaba ari mu muzingo w'indirimbo 6 kandi indirimbo nziza cyane. Mushatse mwanyarukira kuri YouTube yacu mukazireba, mukareba iyihe yivuge. Ni uzayisanga kuri YouTube ya God's Garden Family Choir. Noneho iyo EP igiye gusohoka vuba aha. Noneho tukaba dufite na audio yazo yasohotse, ikaba iri kuri Audio Mark yitwa Ngumana. Ubwo no kuvuga video mufite ni zingahe? Video ni 3, ni ya 4 igiye gusohoka, na audio enye ni ya 5 cyashya yasohotse. Okay. Zose ni 5. Hari ibindi se muri gutegura, ariko mwari munafite igitaramo ngira ngo mu minsi yashize? Igitaramo byo birahari kuko nko mu kwa 4 kuri 26 dufite igitaramo tuzakorera i Musanze. Buzuri turabarakira ko mwazabana natwe, gusa no mu kwa 11 ku itariki ya mbere tuba dufite igitaramo gikuru cya God's Garden. Ubwo bashishikariza ko twazabana. Mu bihuza mute rero kuvanga gukora izo ndirimbo? Zisaba umwanya, zisaba ubushobozi, mu bihuza no mute n'amasomo? Murakoze. Uyu murimo wo kuririmba ntabwo ari umurimo woroshye, usaba ubwitange ndetse no gushyira hamwe. Gusa igituma tubikora kuko ni ibintu bisaba ubushobozi, byaba mu bifatika, mu masengesho ndetse bigakenera n'abantu. Cyane cyane nk'abadivantiste bo mu munsi wa 7, inshingano yacu by'umwihariko ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. By'umwihariko twege tubikora binyuze mu ndirimbo, mu mpano Imana yagiye iduha. Ubwo mu masomo nubwo tuba twaraje kwiga, ntabwo bivuze ngo ntidukorere Imana, ahubwo dufata ako kanya tukavuga ati iki gihe turakigenera amasomo, ndetse nitugira akagaye k'akaruhuko aba aribwo tujya no muri gahunda za korali. Ubwo rero urumva ni umurimo usaba ubwitange, aho bidusaba gukora amasaha y'ikirenga aba akeneye gukora ku munsi, ariko tukihangana tukabikora, ubundi tukabifatanya, umurimo w'Imana ukajya mbere. Icyo muri kuturusha ni ikihe? Abanyakigali Musanze muri kuturusha iki? Ubundi byabimenyerewe ko inaha tubarusha imvura, ariko ndimo ndabona ahubwo ari basigaye bayiturusha kuko ibihe byarahindutse. Harya ubu ibigori byarashize? Ibigori birimo biragenda bihundura, ariko inaha kubera ko bahora bahinga nyine ntabwo wabura aho byeze n'aho babiteye.
Okay. Hanyuma ubwo ngayo nguko ubwo ni ukuvuga noneho God's Garden njye nyiheruka harimo muri biriya bihe byaba David barise gutyo ubu se mufite umubare w'abantu bangahe aba members ubu ngubu abamambure active bari benshi bagera mu 150 ariko aba presenta bakiriye muri korali by'umwihariko amambure bagera kuri 20. Yego muri 20. Yego. Okay, dusoza rero ngaho gira icyo ubwira abantu bakurikiye YouTube channel yacu, hari n'abadukurikira TikTok benshi cyane, hari n'ababakurikira kuri channel yanyu, wababwira iki tugana ku musozo? Icyo nababwira nuko umurimo gikomeje kandi icyo tubasaba no kudushyigikira nka Korali God's Garden, mukanyarukira kuri platform zacu zitandukanye mukareba ibihangano twashyizeho kuko n'ibihangano byiza, by'umwihariko mukara kuri YouTube channel yitwa God's Garden Family Choir, ndetse mukajya no kuri Audiomack mukareba EP yacu nshyashya yitwa Ngumana, nayo n'ubundi ni God's Garden Family Choir, ubundi mukadushyigikira mugakana subscribe, share ndetse na like, ubundi tugakomeza tukaryoherwa n'ubutumwa bwiza buri mwiza ndirimbo. Murakoze, turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Yego, natwe turabashimiye, murakoze. Jamburuko mbivuga ibyo wankoreye, amagambo akacirana nkabura icyo mvuga. Akira ishimwe mwami y'ibyo wankoreye, sinabasha kurondora uko njye byumva, ariko habwa ishimwe habwa icyubahiro, uri Imana ikomeye nanjye ndabihamya.